bigaragaze. Reka Kristo ukomeze gukora imirimo n'ibitangaza. Reka Kristo, reka Data mwiza, reka kugira neza kwawe. Reka Umwuka wera, reka Mwuka wera, reka Mwuka wera, emera Mwuka wera, reka Mwuka wera, reka Mwuka wera, reka Mwuka wera. Diba eva. Kwano mudivai turahaza mu izina rya Yesu. Mirundi muri sade mukama katongera turaba ubone mukama katongera taka kayimbaze kurage. Haleluya, haleluya. Turishimye cyane no kuri dusanzwe mu mavuta menshi. Reka turirimbe utabasha kuhangama iyo ngenda bagenda nibagarinde kandi ikindi nararuze cyane ibwirisho bwanjye umutabera utabasha kuhangama iyo ngenda bagenda nibagarinde kandi ikindi nararuze cyane. Abantu bari hano bose Yesu arabanyuze. Turi hano kubera ko Yesu atunyuze. Haleluya. Yes. Najyaga nibaza uburyo mbyuka nkagenda nagaruka nari kuba gishinze uburyo bwose ni mu bwisho bwanajya mbayeho tukumucuruzi. Najyaga nibaza uburyo mbyuka nkagenda nagaruka nari kuba gishinze uburyo bwose ni mu bwisho bwanajya mbayeho tukumucuruzi. Niwe bwisho bwanjye umutabera utabasha kuhangama iyo ngenda nkagenda nibagarinde kandi ikindi naranyuze cyane. Niwe bwisho bwanjye umutabera utabasha kuhangama iyo ngenda nkagenda nibagarinde kandi ikindi naranyuze cyane. Niwe bwisho bwanjye umutabera utabasha kuhangama iyo ngenda nkagenda nibagarinde kandi ikindi naranyuze cyane. Niwe bwisho bwanjye umutabera utabasha kuhangama iyo ngenda nkagenda nibagarinde kandi ikindi. Haleluya, haleluya. Amen. Imana umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Yesu yebasiwe. Yesu yebasiwe. Uruyimba rugamba bagejeje ku nshuro ya karindwi. Bagejeje ku nshuro ya karindwi. Abatambyi bakivuza amahembe. Abatambyi bakivuza. Yesu abwira abantu ati. Yesu abwira abantu ati. Nimuterere amajwi hejuru. Nimuterere amajwi hejuru. Uwiteka abahaye umudugudu. Kuko Uwiteka Imana abahaye umudugudu. Amen. Akomera Imana yacu amashimwe cyane. Amen. Bisobanure kuko hano gari umuntu 16 soma 16. The seventh time around, when the priests were about to sound the trumpet, Joshua ordered the people to shout, and he said, "The Lord has given us the city." Yesu yebasi. Yesu nashimwe cyane. Amina. Yesu nashimwe cyane. Amen. Uwiteka Imana duhaye iki?
God has given us a city. aduhaye umujyi He haleluya has given us a Uwiteka city. Imana aduhaye Kampala God has given us Kampala in the name of Jesus. God has given us this city in the name of Jesus. Imana hari ibyo akoze God has done something. byasaga nkaho bidashoboka The things that has been impossible, that has been unseen, God has given you the things. And let me tell you, my friend, ibyari byaranze things that has been impossible uyu munsi wa none biremeye today are becoming possible. uyu ni umunsi wa karindwi Today is the 7th day. tugiye kuzenguruka Yeriko Amina. haleluya Amen. haleluya Amen. tugiye kubazengurutsa Yeriko We are going to march to the Jericho ubundi dukora igikorwa cyo kwanuyitinga after we anoint people. after COVID-19 After COVID-19, I'm going to anoint here. nagira ngo ubwire ngo nubyiza I want to tell you if you ugasigara believe uko wari uri and you umugisha believe ugiye kuvana aha the blessing that you're going to get from Imana here. niwe ubizi God is the one who knows. Njye nk'umwana w'umuntu But me as a son of God, kubwira ukabifata I can tell you and you need to believe. umunsi wa none So today, nagira ngo I nkubwire ngo want to assure you tugiye that kwimikwa we are going to be anointed. We are going to enter in our destiny. Hallelujah. ugiye kuvanaho ibisobanutse mu izina rya Yesu We are going to go with our answers. ugiye kuvanaho ibisobanutse We are going to go with ngo our ku munsi wa answers. kabiri That the second day, ngo bazengurutse Yeriko they marched to Jericho umunsi umwe wonyine only one day. barangije After, basubira mu mahema yabo and they get back in their house. But the 7th time, when they were still marching, bakimara kuzenguruka after marching, ibintu birasobanura things changed. haleluya haleluya Hallelujah. kurwarera But today, tugenda kwetorora Yeriko we are going to march Jericho. tugenda kwetorora We are going to march Jericho. tugenda That they are things are going to be known. They are things that they failed on your life. They are things that failed on your life. They are things that you prayed for and they failed to come true. But today, God is going to do a powerful thing on your life. umanyi Yesu igihe yazarirwa Do you know where Jesus was born? umanyi iyo Do you know? mu kiraro kakati Now, gamba muno tell your neighbor. gamba muno Tell your sagara neighbor. mutware birozo wana I don't want you to Gamba go muno. far. Just tell your neighbor orunaku rwarera that today, orunaku rwarera nzize wari I've come here je Yesu yazarirwa where Jesus was born. je Yesu yazarirwa Where Jesus was born. wari ngenda funirayo There are things that I'm going wari to weta do. magero change That there is my miracle. That I'm going to go with it. ngenda nacho I'm going to go with I'm it. going to go with it I'm going with my miracle today, not tomorrow. miracle in this place There is what do you I tell my never go children? back as you can Togenda kudenga bwe waze. you must go with your blessing Oyina ogenda n'omukisa gwo. yebasibwe mukama Praise the Lord. Michelle mukama katonda kumpera omu May the Lord bless you so much. olunaku lwa leero Today, tugize omukisa mungi we are so blessed. ono muwala wange My daughter twasisinkana met jo yesterday, naye but tebyabadde mu pulaani ye it wasn't in her plan mube yange or mine. yahita ewa kaitesi She passed via Kaitesi's place. n'alowooza nti kamubuuzeko She said, let me go and say hi. When she said hi, mwoyo mutukufu n'atuukayo the Holy Spirit were there. n'ayogera everything Said everything. bwe yayogera buli kimu And he said everything. n'akwatibwa omwoyo And the Holy Spirit were upon mwoyo her mutukufu n'amukwata and touched her. ebintu ne bitegeerekeka And things became true. ebintu ne bitegeerekeka Things were now known. olwaleero So today, njagala kugamba nti I want to assure ebintu you, bigenda kyuka mu linnya things lya are going to change in my name of Jesus. turagushima Karibu Kristo. turagushima Karibu. turagushima Turakumva Kristo. imbaraga zawe Badata wa Yesu. Turakumva Yesu. biba Imana nziza eyasa webale mukama taata webale empologoma ya Yoda webale Katonda omulungi webale asani Turakumva data wa Yesu. tuyimusa omukono gw'omukama Turakumva Yesu. tukuwa ekitiibwa enkya ya leero tukuwa ekitiibwa tulabaanyibwa ab'omwoyo mutukuvu tulaba ekitiibwa kyo nga kikola tulabaanyibwa mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu
tugabura imizigo kuzacu Rinyo ya Yesu Kristo mwana wa Katonda mulamu tuziyiza buli kirwadde kimulemesa tuziyiza buli amaanyi bwagomuli tuziyiza buli nnyo lya Mukama waffe Yesu kawabeerewo ekitiibwa tukwebaza 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 Yesu tukuwe ekitiibwa twetaaga okwogera naawe emitima gyaffe Mukama tulabe ekisa kyo Mukama Yesu webale Yesu webale ekikola kya Yuda webale Yesu webale Mukama icyubahiro cy'Uwiteka Imana kivugaho zoteya bine sone umwuka w'Uwiteka Imana akomyeho zotaya bine fo lele vodema Uwiteka Imana guhaye impano z'umwuka wera zotaya etode bone mana ugiye kujya uvuga mu ndimi tawa bi ezone taya bine fo lele vodesa kandi Uwiteka Imana aguhaye ijisho rireba zotaya etode bone mana agufunguye amaso kubera kujye kujibona abandi batabona zone taya eto lele fodema zone taya binefo niwe komeza kuwiteka Imana zota ezere bonima abantu bagiye kugushakisha kuwiteka Imana arakwimye Yes turagushimira data ngwino hari n'abandi bakigushaka hari n'abandi bakigukeneye karibu data wa twese karibu data wa twese reka kudukora ibintu bikanaza reka ujye wigaragaza imbabazi zawe reka ukomeze tugendagende hano hantu reka urukundo rwawe rugendagende hano hantu reka imbabazi zawe reka zibashe kugera kuri buri umwe reka zigere ku mugabo wageze hano adakageza reka imbabazi zawe data turahamagaye mwuka wera komeza ugenda mwuka wera reka mwuka wera komeza akagenda mwuka wera mwuka wera agenda reka umwuka wera agenda hano hantu reka buri muntu wese akira umwuka wera reka umwuka wera agenda reka umwuka wera agenda imbabazi reka komeze ururuka mwuka wera reka data mwiza mwuka wera turaguhamagaye komeza ugenda Yesu Kristo ashobora byose abantu bagiye gutangira kujya bakureba nk'inkingi hagati y'Abisirayeli n'Abanyagiputa zone taya bire kole manda bire so Uwiteka Imana kugiza ukomeye zone etaya bire lazo mbere bone arakwaguye mu buryo bukomeye kandi akuvanye ku ntebe ari wicayeho zone etaya bire Uwiteka Imana kugiza umushumba zone taya bire zone taya bire zone
Kristo ukomeze kwigaragaza ku buzima bwacu. Reka Imana ibigaragaze. Reka Kristo ukomeze gukora imirimo n'ibitangaza. Reka Kristo, reka Data mwiza, reka kugira neza kwawe. Reka Umwuka wera, reka Mwuka wera, reka Mwuka wera, emera Mwuka wera, reka Mwuka wera, reka Mwuka wera, reka Mwuka wera, Mwuka wera, komeza ugahaza. Urakoze, urakoze I feel there is change. There is grace. There is power. There is anointing. Everyone, may you stand up. May you stand up on your feet. And you will welcome the Holy Spirit. Because this place is full of the Holy Spirit. There is no apology. There is power in this place. There is new things. Etawa bino no zomere for the etandezo kete pone rante zete for the la tawa zane sere pone for zere sere pone fa zere kande kare pone wite kimana kamera ngo buri muntu wese nahindura umwanya yararimo
The Holy Spirit is saying that everyone should change his or her position. cyuse ekifo cyoba Change the place where you have been hindura umwanya wari and you get another place. wimuke kandi wimuke utajya inyuma Shift, do not go behind. ntuyimuke ujya inyuma Do not shift where ahubwo you're wimuke ujya behind. imbere Shift where you're going in front. The Holy Spirit is warabimuye mu izina rya He Yesu is shifting in the name of Jesus. He is shifting in the name of Jesus. Let there be power. Let there be that touches you. the entire miracle man witeka imana arambwiye ngo arabimuye The Holy Spirit is saying that He has shifted kandi you abashyize ahasobanutse and He has put you in the right abashyize position. ahagutse He has put you in a big place. akuyeho imisozi He has removed the mountains n'udusozi and small mountains. witeka imana The Holy Spirit, hari ibyo avuguruye there are things that He has changed. yasaga nk'imisozi There are things that been like the mountains, but He has removed it. yasaga nk'inzu zari zarubatswe na Just like satani the small houses ubuzima bwanyu on your life. uwiteka imana arambwiye God has told me. ubunyuma bwa And these small houses and this he has removed you. You give a hand clap to Jesus. Give him a hand clap. May you give him a hand clap. tura mu kifo cyo yimirijemo May you sit wherever you are. tura mu kifo cyo yimirijemo munyambe abana buna basirikare kubanga kati turi mu presence of God. We are in the presence of the mighty. There is a power in this place. Waliwo amaanyi mu kifo kino. No one Tewali n'omu. will go back with us he came. Tewali omu agenda okuddayo nga bwe yazze. Waje ahangaha Came here, by accident waze by accident, niko wabibonaga oti wabirabye. ariko ntabwo waje hari umugambi w'Imana. There is God's plan. Mu gitondo In the morning, naryamye neza cyane. I slept very well. Uyu Juliet Me, yajyaga avuga ngo sinzabasha kuryama neza I used to tell him that he would never sleep well. ngo hagowe ndabeshya se ntabwo ari kubyo bimeze turi mu masengesho iminsi 21 natete mwajyaga muvuga ngo We were in fasting 21 days. Yesu arashimwe cyane Amina. yarabwiraga ngo impamvu ndyama nabi nuko ntarabona He uses sleep as a single person. Yesu arashimwe cyane Amina. ariko ubu ndyama neza harubizi But after getting the helper, Yesu arashimwe cyane Amina. ariko iri joro but tonight, bambwiye ngo naraye nitambutse they told me I slept very bad ariko in jewe bed. ndyamye rero But when I sleep, hari connection mbafite there is connection that I always itandukanye get, n'iy'abana b'abantu which is totally different from others. itandukanye n'iby'abantu batekereza That's totally different from the kuko jewe people. nshobora no kubyuka Because I can wake up nkagenda kandi ndi mu mwuka and I move while in the nta zindi spirit. mbaraga ziba zinkoresha When there is no power, ahubwo ndi mfite imbaraga z'umwuka but when I'm in the Holy Spirit nkagenda imana ikantuma hanze and I move constantly, nkasanga ibyawe and when I go there I find your things. nkasanga Whenever I go ibyawe I find your reka nkubwire things. nshuti Let me yanjye tell you, my friend, ubona nguhamagaye mu gitondo if I call you in the morning, uzamenye ko ibyawe imana yabyinjiye just to know that God entered into your things. Amina. uzamenye ko imana yabyinjiye Just to know that God entered into your things. shimye imana I thank God ku bwa Michel because of Michelle. uyu munsi wa none Today, twagiriwe amahirwe we are so blessed. y'abashyitsi We are blessed because of visitors. hari n'abandi bari inyuma benshi cyane There are more who are still coming. yesu irashimwe cyane Praise the Lord. Michel Michelle, mwabonye yinjira bwinjiza she just entered. nanjye yankubise surprise It was a surprise on my side. ntiyampamagaye She did call. ntiyanambwiye ngo abc Even she didn't tell me anything. mbonye umuntu yinjira I just saw her ndangije enter. ndatuka I was so surprised and shocked. yesu irashimwe cyane twahuye umunsi w'ejo We met yesterday. reka mbabwire aka kantu Let me tell you, itorero ry'imana Church of the Lord.
ntabwo ryubakiye ku muntu It's not built on ahubwo one person. ryubakiye kuri Kristo It's just built on Christ. I want to tell you aba bantu this. bose mubona These people that you're seeing n'abandi bari inyuma and others who are bose still bari inyuma coming, ya Sara n'ahaguruka they are all behind Sarah. yimirira wama cyangwa first of all ngusabira umugisha kandi reka nkubwire Let me tell you. abantu mwese mwicaye muri izo ntebe Everyone who is ndagira ngo sitting, buri muntu wese agire ikigwatura ku isi I want you to talk kubera ko anything abarozi to your life. batwatuyeho amagambo Because the witchcraft say abarozi things. batwatuyeho amagambo The witchcraft say things. igihe kirageze Now it's time abarozi amagambo batwatuyeho for their words. abakozi b'Imana tuyayizayizamo We the servants of God to uhagarare mu pray. kwizera Stand in faith. wamwaturaho indege Or why you say, may she get aeroplane, wamuvana mu mashirika ukamumashyira mu mayero over dollars, over wamumashyira mu euro, mapawundi over pounds, everything. wamushyira mu ma-Everestain byose ndabizi neza ko bimuryoheye Everything is good. ndashaka buri muntu wese You're me and now. urambura ikiganza cyawe Stretch your hand. watura icyo ushaka And you probably ugiye are kubayobora muri iri senga going to lead you in this wenda prayer. dushaka twitahe After, even if you go home, duhita pray twitahira the cyangwa Amen. namwe mukeneye amakuru We need our. yesu nashimwe cyane hari igihe twajyaga dusenga abantu bavuga ngo mugire vuba twitahire We used to play and people are telling us, hey, let us tuzamuka go back umusozi home. tugiye gushaka amavuta Not the prayer mountain. no kugira ngo twumve icyo imana ivugana nawe Hear what God is telling tumaze us. kuvugana n'imana imana ikura agasuzuguro God k'abadayimoni removed that disrespect that we had. none turasenga abantu badashaka gutaha We pray, but people they don't want to go home. sara reka tumutunge ibiganza imana ishobora byose atura ikintu wumva muri byose imana ishobora byose turaha muri iyi nzu yawe turaha muri iyi nzu yawe kuri iyi mirakorati natuyeho amavuta rezona ayabwire kozimanda amavuta y'indimi zone tayi erevode nerevode ayabwire kozimaya ezone tayi abiri zotaya wezone tayi abiri kozimaya zone tayi abiri satani rezone tayi uko yamuhigaga zone ewara bine fa amanywa nijoro nono zone taya turabihakanye zidetere bone fo reka umuzizi umwuka wera zone taya bine fone taya ajya ahagarara imbere y'abantu era wezo merefone mandaya bine sorebote taya bine icyubahiro cyawe kimanuke za edatire vone zone taya bine fo ndagushimiye ko hari ibyo waguye ku buzima bwiwe witeka imana akavugana nawe aya magambo akambwira ngo afunguye zone taya bire fone manda bizinesi arabido toyerere fone tawamere zere fone taya mere fone aguhaye akazi ne fone taya erere fone manda ezomere fone taya bahanga ujya gutangira zone tere fone somere fone taya witeka imana akavugana nawe akambwira ngo zone taya birefo ara zone taya birefo demanda ashyizeho revo de sa revo de ta wongeye kugenda mu ndege witeka imana akambwira ngo tera intambwe imwe wigira imbere arambwiye ngo nkuko uteye intambwe niko akwinjije mu masezerano zone taya revo de taya mini telefone manda ezowe telefone manda lele taya zote taya telefone taya zone ya bine so elele telefone ma witeka imana akavugana nawe kabango imisozi n'udusozi ibicishije bugufi bwawe zone taya beautiful hari kimira muri aba bantu reba kanufungura amaso yawe reba aba bantu witeka imana akambwira ngo ukuri ureba aba bantu ni kugiye kureba ibibazo bafite mu buryo bw'umwuka witeka imana akambwira ngo aguhaye amaso
y'umwuka areba ibyo utajya gureba. Uwiteka Imana akambwira ngo ikintu cyose kigiye kujya kiza aho uri ukibone. Zone taye abantu benshi bagiye kugukurikira wa mugore we. La zone fire lele setaya bi ahirwa umuntu ugiye kukwikomezaho. Zone taya bire for the man. Uwiteka Imana aguhaye ijambo. Power zone taya lele for the man. Akwaguye zomere fo mu buryo bwose. Ize de seremando ashizeho towa bire for the man. Le taya mire fo ashizeho le tower zone taya lele fo icyubahiro. Zone taya ezomere fo umuryango wawe ugiye guca bugufi. Leta yezo meta ntabwo ari kubw'amafaranga. Ezo taya telefone manga ya zere bone taya. Uwiteka Imana akambwira ngo zone ta ayo bavuze ni nezo merefo bagiye kumanura zota ibyapa bamanitse. Tawa zone taya telefone ma lele konta ya telefo. Uwiteka Imana aguhaye umwana w'umuhungu. Zone taya telefo de taya yitwa Praise. Arami zone taya erefo de taya mirevo de taya. Uwiteka Imana akambwira ngo amuhaye izina y'icyubahiro. Zone taya berefo le taya berefo nana zone taya itawa zone taya rerevo lele mando zo terebonima. Kandi Uwiteka Imana akambwira ngo zo taya refo zo itawa berefo leze taya mirevo arakuzamuye mu buryo bukomeye. Ze ezebo seremanda kandi refo Uwiteka Imana arakubahishije mu muryango. Zone taya rerevo mbonye imodoka nyinshi zimanuka zota yaraba so pererebo detail zijya muri Rwanda. Uwiteka Imana akambwira ngo afunguye zetaya rebone somerefo ile detaya merero ve detaya rere